gutunga ibiganza Imana umuhereza umugisha bajya mu bapfumu Imana yagize iki amen tukimuri hano amavuta reka twakira umushumba ahaguruka natwe duhaguruka tumwakira mu izina rya Yesu reka twigire hejuru twakira umushumba aza ducumisha mu izina rya Yesu ari umushumba yakoze Haleluya Imana tuyakombe Imana ikababyeyi sinze bose basigaye bicaye uri kuba Imana y'umushumba yamuhamagaye nawe ufite ikibazo kuko buriya inyenyeri Imana yemeye yuko bahagarara imbere niba wagumye wicaye haguruka ufite ikibazo ni kwa kundi Imana izavuga ngo nje gutabara utangira ubivuga mbese nibyo cyangwa nibyo cyangwa sibyo mubwire ngo kuragushidikanya muri wowe mubwire ngo kuragushidikanya muri wowe aho hari harimo gushidikanya reka dukomere Imana yacu amashyi n'amatu
Ibisengesho bisanga wumva nawe uri mu mbaraga. Baba hari ibintu bituye mu rugo rwanjye, hari ibintu bituye ku mukoro wawe, hari ibintu bituye mu kazi kawe, hari ibintu bituye mu bana bawe. Mu gihe ibintu ushwiragiza Imana ikorana. Senga mwami Yesu, Imana yera. Imana Imana Yehova. Imana Yehova Nisi. Imana Yehova Mudakoko. Yehova Sama. Nida Mokasa. Nashakara. Urasenga Imana yose z'umwijima. Hari ibintu bikorana n'ubuzima bwacu. Hari ibintu tubicara mu mibiri yacu. Hari ubutabazi bwihuse. Hari amavuta adasanzwe. Hari ibiti bigira gushimana. Hari uburinzi bw'Imana. Duhamagaye imbaraga z'Imana. Duhamagaye gukora kw'Imana. Tugihereze icyubahiro iyo Mana yacu. Tuyihereze icyubahiro. Dusomye ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Daniel igice cyaho cya gatatu ku murongo wa Haleluya uwo 28. Haleluya. Baransomere uwo murongo n'umurongo wa 30. Uko havuze cyangwa bahasome hose. Nuza bitangaza rwo mu gihe kirageza barakwamamaje ariko Uwiteka agiye kongerezwa muri bo.